IshowSpeed, umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga uri mu Rwanda, yagaragarijwe urukundo n'ibihumbi by'abanyarwanda hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho yagiye anyura, nawe avuga ko mu bihugu byose yasuye nta cyiza yabonye kiruta u Rwanda. Yabivugiye mu mashusho acisha ku rubuga rwe rwa YouTube mu buryo bwa live, aho agenda yerekana ibikorwa bitandukanye ari gukorera mu bihugu yasuye. IshowSpeed kandi yageze mu Rwanda mu ijoro rya tariki 9 Mutarama rishyira ku wa 10 Mutarama 2026, ahita yerekeza i Musanze muri One and Only Gorillas Nest mu Kinigi aho yaraye. Mbere yo gutangira live streaming, IshowSpeed yabanje gusura pariki y'igihugu y'Ibirunga. Yavuze ko mu minsi mike hazashyira hanze amashusho y'urugendo rwe mu Birunga. Nyuma kandi yo gusura ingagi we n'itsinda rye, basuye Gorillas Guardians Village, ikigo cy'abahoze ari abahigi muri parike kuri ubu biyeguriye kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse bakanigisha amateka y'aka gace n'umuco nyarwanda muri rusange. Nyuma y'ibyo bikorwa, IshowSpeed yerekeje Kigali aho yahise ajya kuri Club Rafiki, ahasanga abafana be benshi bakorana ibikorwa bitandukanye birimo imyitozo ngororamubiri, kugerageza gukurura moto ebyiri ziri kugenda mu byerekezo bibiri bitandukanye ndetse n'ibindi. Ari kuva kuri Club Rafiki nibwo IshowSpeed yavuze ko mu bihugu byose amaze gusura, u Rwanda ruri mu byiza yagezemo ku buryo yumva azanagaruka. Yakomereje kuri Stade Amahoro aho yasanze itorero ribyina Kinyarwanda akabyinana naryo, afatanya n'abakaraza kuvuza ingoma ndetse azenguruka stade ayereka abari bamukurikiye. Mu magambo ye yavuze ko Stade Amahoro ari imwe muri stade nziza yagezemo muri Afurika. Nyuma yerekeje kuri BK Arena aho yasanze bamwe mu bakinnyi ba basketball bagirana ibihe byiza bakinana uwo mukino. Umwe mu bari mu itsinda rye ubwo yageragezaga gutera umupira mu nkangara yituye hasi avunika ukuguru. IshowSpeed kandi yahise yerekeza kuri Zaria Court aho yari ategerejwe n'abafana be benshi barimo bamuhaye igishushanyo bamukoreye, keke ikoze mu isura ye, akora n'indi mikino ngororamubiri. Aho yanyuraga hose, IshowSpeed yeretswe urukundo kuko yabaga ashagawe n'abamukurikira benshi bagenda bavuga izina rye, ndetse ubwo yavaga kuri Zaria Court yahuye n'umwe mu bafana be wamuhobeye afatwa n'amarangamutima ararira mu muhanda. Nyuma y'ibyo yerekeje mu ruhongore kujya kwerekwa uko bakama inka ndetse azimanirwa amata. Mu masaha 2 n'igice hari gukora live streaming mu Rwanda, yabonye abamukurikira bashya barenga ibihumbi 92. Yavuze ko aribo benshi yaba yaragize muri ibi bikorwa bye byo kuzenguruka ibihugu ugereranyije n'uko byari bimeze mu bindi bihugu yasuye. Yahavuye ajya hazwi nko mu Marange mu Biryogo aho yagiye kugerageza ibiryo byo mu Rwanda. IshowSpeed yagiye muri resitora izwi nko kwa Isa mu Biryogo aho yahawe isombe, ubugari, umuceri w'ipirawu ndetse na brochette. Muri iyi resitora yahahuriye n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ukoresha izina rya Osmalito aho bakinanye umukino wo kumva n'imbaraga. IshowSpeed abajijwe n'umwe mu bo yasanze muri iyi resitora igihe azamara mu Rwanda, yamusubije ko azahamara igihe kuko yahaguze inzu. Mu Rwanda ibi bikorwa yabikoze yambaye umupira w'ubururu wanditseho u Rwanda mu mugongo ndetse n'umubare 7. Ibi bifite aho bihuriye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru akunda cyane Cristiano Ronaldo nawe wambara umubare 7 ku myenda akinana.